Bahaye ikaze mwe mukurikiye channel ya Kamatoki TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho inkuru nshyashya, inkuru ziba zagiye zibera hirya no hino. Aha niho hantu honyine hanyura inkuru nziza kandi zizewe. Mwifurije kugira umunsi mwiza. Turi tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka wa 2023. Turi gusatira umwaka wa 24. Uyu munsi nibwo abanyeshuri basoje ikiruhuko cya kabiri, bagiye kwerekeza mu ngo zabo. Impamvu mpereye aha ngaha ni uko wongeye kubabwira yakunzwe n'abantu batari bakeya, ndetse abenshi bakaba ari bamwe mu rubyiruko. Umunyarwenya tuzi nka Dr Nsabi cyangwa se Nsabi, wabivuga uko ushaka, akina muri Kiramani Empire. Uyu yakunzwe n'abantu batari bakeya hirya no hino ku isi. Mu gitondo cya kare nibwo twabonye inkuru itangaje. Ni ibiki byavuzwe kuri Dr Nsabi? Uyu nguyu wazamutse mu gihe gitoya agakundwa n'abantu batari bakeya, agahabwa akazi mu bigo bigiye bitandukanye. Dr Nsabi yatangiye kumenyekana aho atangiye gukinira kuri Kiramani Empire. Iyi niyo channel anyuzaho ibihangano bye, akenshi akinana na Nyambo. Byatangiye ari komedi, nyuma baza kuvumburamo filime. Baje kuvumbura inyungu zikomeye cyane zihishe muri uyu mwana, imana ikomeye cyane ishobora kubyazwamo n'amafaranga yatunga umuryango we, cyangwa se akanazamura Kiramani Empire. Ibi byatumye Kiramani Empire nk'umunyabwenge atekereza kuri iyi mpano y'uyu musore, maze byihuse cyane ahita ategura filime yitwa Mayisegisi. Mayisegisi yatangiye gukinwa, maze nayo iza gukundwa cyane bitewe n'uyu mwana Dr Nsabi. Ni ibiki byabaye kuri uyu Dr Nsabi? Ni ibiki bidasanzwe byamubayeho uyu munsi ngiye kukubwira. Si ibyo gusa, si kuri Kiramani Empire yazamukiye, ahubwo bitewe n'uburyo umwana impano yifitemo irenze, yahawe akazi gakomeye cyane, cyangwa se umwanya ukomeye cyane mu runana. Atangira gukina mu runana kandi arabiryoshya, akundwa n'abantu nanone. Ibi byamuhaye undi mwanya ukomeye cyane wo gukina muri tiyatiri cyangwa se ikinamico. Dr Nsabi aracyakataje mu bantu bakunzwe cyane muri ubu ngubu, ndetse komedi zabo bikaba bivuga yuko arizo komedi zigezweho ubu ngubu buri wese yarebwa. Mu banyarwenya bari mu Rwanda, ba Nyagiso ndetse n'abandi, Dr Nsabi ari ku mwanya wa mbere ubu ngubu tugemekereje. Muri uyu mwaka wa 2023 ni Dr Nsabi uri ku mwanya wa mbere. Dr Nsabi byavuzwe ko yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano. Ni iki Dr Nsabi yakoze cyatuma atabwa muri yombi? Mu gitondo cya kare saa 12:45, umutwe w'inkuru uragira ati Dr Nsabi mwakunze muri benshi atawe muri yombi. Nyamara uwo wanditse ntabwo yigeze avuga icyatumye Dr Nsabi atabwa muri yombi. Nk'uko turi kubibona ku ifoto, Dr Nsabi abapolisi babiri bamunyase. Turi gukora ibishoboka byose nka Kamatoki TV ngo tugere aho bibera, tubashakira amakuru yaba yatumye Dr Nsabi atabwa muri yombi. Iyi nkuru ni inkuru ya mbere tukugejeho mu gitondo, ntuze gucikwa n'inkuru ya kabiri. Mwibutsa ko channel ya Kamatoki TV ariyo channel itangaza amakuru meza kandi yizewe. Uyu mwanya tugiye gucukumbura hirya no hino, dukoresha ibinyamakuru byandika ndetse n'ibicapa, ibivuga, ibinyamakuru byose bishoboka. Twinjire indani tumenye nimba koko Dr Nsabi yafunzwe, tumenye nimba ari ukuri. Aya makuru njye yakugejejeho ntabwo ndi kuguhamiriza neza cyane ko yafunzwe, nk'uko uri kubibona ku ifoto nanjye niko ndi kubibona. Gusa njye nasomye kenshi, nanone ntabwo nari nabyemeza neza nimba koko yafunzwe. Mbaye nkugejejeho iki cyiciro cya mbere cy'iyi nkuru, turakumya tubikurikirana 100%. Mu kanya ntuze gucikanwa n'indi nkuru ya nyayo cyangwa se ihakanye ibi ngibi byavuzwe. Turakomeza kureba uwanditse iyi nkuru ndetse n'uwatangaje iyo foto, tumenye nimba ari ukuri. Mwifurije kugira umunsi mwiza, ndetse kandi mwibutsa yuko nimba utarakanda subscribe, yikande bigishyushye, ni kuri ako kajambo gatukura, ukibuka gukanda notification kugira ngo ujye ubona inkuru nshyashya zikigeraho. Ntuze gucikwa n'inkuru y'ukuri,
ku bijyanye na Dogita Nsabi. Murakoze mugire umunsi mwiza.